RedBlue JD. Amateka y'u Rwanda cyane cyane politike nayo ni inyanja ngari. Gutsikira gato ku ngazi ushaka kwambuka ako kanya wisanga imuhengeri. Politike ishingiye ku bitekerezo by'ishyaka rimwe rukumbi imyaka hafi 20. Ishyaka ryameze ko ryari rimwe harandi mashyaka yarahari. Twayaga no gutora bagashyiraho ibintu ngo batora icyatsi kibisi watora ikijuju ukaba wanahasiga ubuzima. Amacakubiri ashingiye ku bwoko yagejeje abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibwiriza ryavuye ku rwego rwa emereniti ni ibwiriza ryatangiwe na Mugesera ahangaha, ni naryo ryabayeho ryarurangiza ashishikariza abahutu ababwira ko umututsi ari inzoka. Guheza bamwe no gutonesha abandi mu mashuri hashingiwe ku cyene wabo n'akarere. Ni iringaniza njene ndi umuntu wo mu kazu nagombaga kwiga nje narize ngarukira mu wa 5 secondaire ariko mu byukuri nje nize kubera ko nari mfitanye isano na ministre w'uburezi b'icyo gihe Gerinde Colonel Sikarija Loise. Umuturage akaba yazenguruka akazagera no muri presidence ya Republika yarabuze urwego rumurenganura, kuko iki kintu cyo kwitwa kurenganura umuturage ntabwo cyari gifite umurego. Ikaze mu ishusho y'ubutegetsi bwo mu Rwanda mu binyacumi 2 by'imyaka isoza ikinyejana cya 20. Ni inyanja twogamo hamwe na Jean Tige de kuri KT Radio. Iby'iki kiganiro byose bitangirira ku matsiko y'urugendo rwihariye rugamije ubukerarugendo nagire ku nzu ndangamurage yiswe iy'abapresident mu Rwanda. Ubundi yahoze ituwemo na Juvenal Habyarimana hoza ayobora u Rwanda. Inoti imwe rukumbi y'igihumbi cy'amanyarwanda yari ihagije ngo ntemberezwe inzu yose. Nanyujijwe ahantu hatandukanye kandi yahishe byinshi udashobora kwisobanurira. Ariko hari icyumba nanyujijwemo cyegereye urwogero runini rwo hanze. Nuko nsobanurirwa ko icyo cyumba ari icyumba cyari kihariye cyaberagamo inama z'akazu. Ni akazu? Bati cyane akazu. Abo? Mu bitabo bitandukanye birimo na Mission d'information sur le Rwanda bagaragaza ko akazu kari agatsiko k'umuryango wa Habyarimana na bamwe mu muryango wa Habyarimana bari ibyegera bikuru by'ubutegetsi. Ndetse iki gitabo kikavuga ko aka gatsiko kasaga nakikuye umutungo munini w'igihugu ari nako kafataga ibyemezo bikuru by'umurongo igihugu kigenderamo. Nanone nko mu gitabo cyitwa L'Afrique des Grands Lacs en crise ho banagaragaza amazina y'abavandimwe ba Habyarimana babyarabe n'abandi mu miryango ya hafi bari mu myanya ikomeye cyane muri politike. Iki gitabo kikavuga ko bari intahegayizwa mu butegetsi kandi ngo bagiraga uruhare rukomeye cyane mu byemezo byafatwaga. Ni amazina atandukanye arimo abasirikare bakuru, abaministre, inzego nkuru za leta n'abayobozi ba za prefecture. Kugira ngo nshira amatsiko ariko y'ibyo nasomye mu bitabo nafashe umuhanda mushya w'ibirometero birenga 98 Muhanga Ngororero nturamara imyaka 6 utashywe. Nuko nerekeza mu karere ka Nyabihu mu ntanzi z'urwo rwa Habyarimana Juvenal njya kuganira n'abaturage bahatuye ngo wenda hari bandusha byinshi kuri bijyanye n'akazu. Uwo naganire nawe bwa mbere ni Yamuremye Aloys w'imyaka 55. Yavukiye muri aka gace ndetse nawe yibonaga nk'uwo mu kazu neza nubwo atari mu butegetsi. Ubundi uvuze akazu ni bwari ubutegetsi bw'icyo gihe ahantu bwari bukomoka. Umuntu kuvuga ngo yuvuze akazu n'abantu bari basa nkaho basangiye ubutegetsi. Byumvikana ko hari abantu benshi bari batarufite uburenganzira bungana. Abanyakazu ari bo bafite uburenganzira buhagije kurusha abategetsi. Hari Colonel Nkundiye, hari Colonel Sikarija Loise, hari Colonel Bariyanga, hari Colonel Ngayineranya, hari Colonel Sagatwa Eli, hari na Colonel Serubuga. Namwe mu mazina yibuka nkuko byumva bose n'abasirikare, ariko hari abandi benshi atarondoye amazina.
igihe yari akiri umusore yibuka ibya politike y'uburezi mu Rwanda na gahunda yari yarashyizweho yitwaga iringaniza. Ni politike ngo itarahaga umwana w'umuhanga amahirwe yo gukomeza amashuri yisumbuye bitewe n'ubwoko yabarurirwagamo. Twavuga nk'iringaniza, twavuga iringaniza. Ariko ubuyobozi bwari buriho bavuga ko umwana wa burugumestre batabinda imbere ya komine ye. Niyo politiki ubwo yari iri. Bavuga ati umwana wa burugumestre ntabwo yareka kwiga ngo higwa rubanda rugufi. Umwana wa burugumestre ntabwo yabindaya cyangwa umushomeri imbere ya komine ya isayobora. Ngo bavugaga ko kamemo ija kuri shehera ku bayobozi. Mu kiganiro cy'iminota irenga 40 twagiranye yambwije ukuri kw'icyena wabo cy'ababyeyi be n'uwari minisitiri w'uburezi icyo gihe aricyo cyamuhesheje kwiga ishuri rya leta kandi atari yaratsinze. Nje nende umuntu wo mu kazi nagombaga kwiga nje narize ngarukira mu wa 5 secondaire ariko mu byukuri nje nize kubera ko nari mfitanye isano na minisitiri w'uburezi b'icyo gihe. Yarinde Colonel Sikarija Royce. Isano rigahita riguhesha ishuri cyane ibyo byari bihagije. Papa yagiye iwe ariko atagiye kuri minisiteri. Hanyuma nsabira ishuri njya kwiga. Baje kubisaba byo ndabizi. Nubwo ntari mbisobanukiyemo neza ariko nize kubera ko mfitanye isano na minisitiri w'uburezi b'icyo gihe. Yari maru bagomba guhera ku mwana w'umuyobozi utari umuyobozi akaba ifitanye isano nabo bayobozi. Tashatse kuvuga ko umunyakazi wose yagiye kwiga niyo yaba afite ubwenge. Oya. Impamvu y'ibi byose hari abasanga yashakirwa ku miyoborere y'igihugu yari ishingiye ku ishyaka rimwe rukumbi MRND. Ihangane gato nsubira inyuma mu mateka. Tariki ya 19 Ukuboza 1978 mu Rwanda habaye amatora yiswe aya kamarampaka agamije gutora yuko u Rwanda rwayoborwa n'ishyaka rimwe rukumbi. Ku bwiganze bw'amajwi MRND yabaye ishyaka rukumbi rivuga ntagira uhigima. Mu itegeko nshinga rishya u Rwanda rwagenderagaho muri icyo gihe ingingo ya 7 yaragiraga iti abaturage b'u Rwanda bose babumbiye mu ishyaka rimwe ry'impinduramatwara rigamije amajyambere. Nta wundi wemerewe gukora ibikorwa bya politike keretse muri iri shyaka gusa. Buri muturage wese ni umunyamuryango w'ishyaka kuva avutse kugera apfuye. Kugera mu 1991 iri tegeko nshinga nuko ryari riteye. Muri rwa rugendo rw'ibirometero byinshi nakoreye Nyabihu mu murenge wa Rambura nahuye na muzehe niko bampoleye Amiel. Ni umusaza w'imvi z'uruyenzi. Yavutse mu 1933. Iki gihe avuka umwami Musinga yaramaze imyaka 2 yirukanywe mu Rwanda ariko mu itanga ry'uyu mwami muzehe Amiel yibuka yuko akiri umwana ngo yaraminyowe kogoshwa umusatsi umuhango wakorwaga abana bose igihe umwami yatangaga. Kuva icyo gihe yabonye ingoma nyinshi. Abami bayoborana n'abakoloni, repubulika, mbese yabonye ingoma nyinshi n'abakomi b'imirishyo batandukanye ariko afite umwihariko yibuka ku butegetsi bwa MRND. Icyo nakwibuka kuri MRND nakwibuka ibisa n'agahato kuko nta muntu wavugaga ngo ryumvikane ku giti cye uretse gutegekwa. Ni ngiyi y'agahato ry'ishyaka ry'agahato. Navuga ndi kandi rwose ishyaka rimwe rukumbi ndabaza muri ndi batubivuze byagukomerana. Iby'akarengane muzehe Amiel avuga ntabwo byabaga gusa ku bakora imirimo ya politike. Byari rusange kuko hatari hari umurongo uhamye wo guha abaturage icyo bakeneye no kubarinda akarengane. Rucaga ubona ifasi mu gihe cyose cy'ubutegetsi bwa MRND yari mu myanya ikomeye ya politike yabirebeshaga amaso. Mbere na mbere ntabwo hariho politike yo kurwanya ruswa, ntabwo hariho politike yo kurwanya akarengane. Service rero mu gihe cya MRND wageraga umuturage yageraga ku mutegetsi. Umutegetsi amwumvise neza akamukorera icyo umuturage yaje ashaka. Ariko ubundi yararenganye umuturage akaba yazenguruka akazagera no muri perezidansi ya repubulika
yarabuze urwego rumurenganura, kuko iki kintu cyo kwitwa kurenganura umuturage ntabwo cyari gifite umurego. Iki kintu cyo kwita guha umuturage serivisi vuba ngo atahe ye guhora mu nzira diragiriza ntabwo cyari gifite umurego, nta nubwo cyariho. Hakorerwa gushoboye kumenya gutanga ruswa, ushoboye kumenya kwibanisha n'abayobozi. Ni nacyo gituma wasangaga abaturage bafite akamenyero ko gushaka kwibanisha n'abategetsi. Ku bwa emerende ruswa hari ikintu gisanzwe kiri mu buzima busanzwe. Kurenganya umuntu kubera ko ukomeye byari mu bintu byumvikana ko ariko bikwiye kuba bimeze. Iby'akarengane muze Hamiyeri yakundaga guhura nabyo ibyinshi ngo nibyo gushaka impapuro z'inzira. Banguroka bunshobora kuvana nkaza Buganda ntabanza gusaba impapuro. Mbere se mwasabaga impapuro? Yampaye wazaga nibugoye uvuye hano ko ufite urupapuro kandi ukarushaka amezi 6. Urupapuro rukora iki? Ngo ni urwandiko rw'inzira. Uvuye hano ugiye ibugoye ku Gisenyi kwa burugumeti ngo yanyandikiye rwose ngo batamfatira mu nzira. Byakubayeho? Byambayeho rwose. Wasabye urujya hehe? Uruzi bugoyi uza muri Kongo aho ndazi ni mu Buganda. Sindagira mu Buganda ariko izo zose nazibonaga byakomeye. Aza kurumubaza ariko wareba nawe ukamaza kugira uri ni rusi uriko mimi kugira ngo abapolisi batagufata wavana bagira kucama ya polisi batahagarara tuzuru rwandiko kwa burumeti rugatambuka. Guhura n'abategetsi muri icyo gihe nakubanza baritwaga abayobozi ku rwego rwa commune cyangwa se urwa prefecture byabaga ari ibintu bikanganye cyane. Hamiyeri byose arabyibuka. Mbere kandi ntiwari kuvugana na burugumesitiri? Ndankoroka no kumureba gutya ubwo se yabari hambere ko tuboneye mantirutse. Sobanurira neza. Mbere wonaga burugumesitiri ukiruka kubera iki? Kugira ngo atagufata. Azimbe warasoze wowe utari wasora ari agushira imbere. Mu 1991 ibihugu byo mu muryango mpuzamahanga byasabye leta ya Habyarimana ko yatanga ubwisanzure bwa politike, hakaba imitwe myinshi ya politike. MRND yabaye umuturanyi w'abakeba, isabwa gusangirira ku muheha n'amashyaka yabonaga ko badasangiye isano, bakanahuriza ukuboko ku mbehe. Byari ibintu byumvikana ko mu mashyaka azabona ubwinyagamburo mu bijyanye na politike, harimo na FPR yari yarashinzwe n'impunzi, ubutegetsi bwafataga nk'abanzi b'igihugu. Mu mashyaka yakoreraga mu gihugu hari harimo menshi MRND yashinjaga kuba akorana bya hafi na FPR, impamvu ikomeye cyane yo gukandamiza andi mashyaka. Amashyaka yakoreraga mu Rwanda ashyize hamwe ngo nibura mu guhamiriza ubu bumwe buzarusha umurindi n'intambwe MRND. Byabyukije imvururu zikomeye cyane mu kiswe inkubiri y'amashyaka y'1991. Mu mbwirwaruhame nyinshi kandi ziremereye batazibagirwa harimo yavuzwe na Dr Leon Mugesera wari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi. Agace yanakomokagamo kimwe n'ibindi bikomerezwa muri politike, by'umwihariko President Juvenal Habyarimana. Leon Mugesera mu kuvuga andi mashyaka yari yaravutse akorera mu Rwanda yakoresheje ijambo ngo udushyaka tw'inturumyi, bisa no kudusuzugura. Gukoresha ijambo ngo udushyaka tw'inturumyi nabibajije Rucagu Bonifasi wari muri politike muri icyo gihe, birashoboka ko yasobanukirwaga ibyo ari byo. Aho intambara yo kubohora igihugu itangiriye, amahanga ati murogira amashyaka menshi yaravutse, harimo za PSD, harimo za PL, harimo na PDC na PSR, avukana ubukana bukomeye ashaka guhirika emerende. Ni nk'abantu baciye ingoyi, bamaze imyaka ku ngoyi bakaba bayiciye. Ubwo burakari rero bujegeza abantu bo muri emerende. Ubwo burakari rero nibwo bwarakaje Mugesera, abona ko ayo mashyaka afite ingufu ariko agashaka kugira ngo yaci intege, ayita inturumyi, abusuzuguye cyane, ariko azi neza imbaraga ayo mashyaka afite. Inkawe yavuze ati nimvuga ko ari inturumyi baracika intege bahagarara. Ubwo ubutegetsi bwa Kayibanda bwamaraga guhirikwa na Habyarimana yari yarabyariye abana muri batisimu,
imvugo ngo yari nta makemwa kuri Habyarimana. Mu gusobanura impamvu yahiritse ubutegetsi, abanyarwanda benshi ngo bahise bakeka yuko basubiye mu biganza bitanduye byifuza ubumwe bw'abanyarwanda. Kugira ngo ubyumve, reka nsubire inyuma gato twibukiranye ibijyanye n'amateka, aho uraza kumenya isano y'ubutegetsi bwombi. Mu 1957 nibwo bwa mbere mu Rwanda hadutse amashyaka ya politiki. Amashyaka akomeye yariho yari INAR, benshi bitaga ko ari ishyaka rishyigikiye ubwami. Hakaba n'irindi shyaka ryitwaga Perme Hutu, ryitaga irya rubanda nyamwinshi b'abahutu, bagamije kwigobotora ingoma ya cyami. Imyaka ibiri nyuma, mu 1959, INAR yabaye nk'icika intege ubwo hajyagaho repubulika y'agateganyo. Byabaye ibindi ubwo kamarampaka yo mu 1961 yemezaga ko ubutegetsi bwa cyami bivuyeho burundu busimbuwe na repubulika. Gregoire Kayibanda wayoboye u Rwanda yisunze Perme Hutu yaje guhinduka MDR. Muri manifesto y'iri shyaka, inyandiko isobanura impamvu nyayo y'ishingwa ry'ishyaka Perme Hutu hari harimo ko ishyaka rishinzwe hashingiwe ku karengane kakorewe rubanda nyamwinshi mu Rwanda kugira ngo nabo barenganurwe bigobotora ingoyi. Aha ushatse wahaca karongo, ivangura ryari rifashe indi ntera, kuko akigera ku butegetsi abatutsi benshi barahunze, abandi baratwikirwa, hari nabishwe. Habyarimana ageze ku butegetsi rero muri 73, hari benshi batekereje yuko wenda zihinduye imirishyo, guhezwa kurangiye. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 7/73, icyo gihe nari superfe mu Ruhengeri, nibwo Habyarimana noneho yagarutse kuri cya kindi bari baracumbitse cy'ubushyamirane bw'abakiga n'induga, akigarukaho akora kudeta navanaho Kayibanda, amuvanaho n'amagambo avuga ati twanze ubwikubire bw'akarere kamwe, twanze ko abantu bazira ubwoko bavutsemo, ndetse ku buryo abanyarwanda bari hanze bo mu bwoko bw'abatutsi bagize bati tubonye umutware mwiza agabanya avuga neza, mu minsi mike turataha. Ariko aheruka avuga iryo jambo ntabwo yigeze rijya mu ngiro. Nubwo ubutegetsi bwasaga n'ubwahindutse, imirongo migari yo gutegeka yari yayindi. Reka mbisobanure nkoresheje inyandiko ebyiri nasomye. Muri ya manifesto nakubwiye Perme Hutu, inyandiko igaragaza impamvu ya nyayo iri shyaka ryari ryarashinzwe, hari harimo ko bashaka kurenganura imbaga nyamwinshi yari yarahejwe inyuma hanyuma ikava ku ngoyi. Ari nabwo abatutsi benshi batangiraga guhunga. Iri shyaka ryaje guseswa nyuma ariko yo gushinga MRND. Hari hashize imyaka 19 ishyaka Perme Hutu ribayeho, ryari ryanasheshwe birumvikana. Manifesto y'iri shyaka rya MDR cyangwa se inyandiko nyamukuru igaragaza impamvu y'ishingwa ry'iri shyaka hari harimo ngo dushingiye kuri revolution cyangwa se impinduramatwara y'1959, dushingiye kuri revolution, impinduramatwara y'1959. Murayibuka iyi revolution ya 1959 yari yarakozwe na Perme Hutu, yashinjwaga guheza bamwe mu banyarwanda, kubatwikira no kubamenesha. Usesenguye ubona iki? Amateka amwe, umurongo umwe, ubutegetsi busa, ariko hagahinduka abakaraza. Mucyo benshi bisi nkubiri amashyaka menshi mu Rwanda mu 1991 turahasubira gatoya. Hirya no hino mu Rwanda haberaga inama z'amashyaka zigamije gukangura abayoboke, inama ziswe mitingi. Ubundi ni meeting mu Cyongereza, ariko nyine byagiye mu Kinyarwanda hari n'abarifata nk'ijambo ribi, mitingi. Inama z'amashyaka mu Rwanda. Inama zakorwaga na MRND, abazijyagamo bemeza ko imbwirwa ruhame zavugirwagamo zari zo kubirwango n'amacakubiri bya jenoside yakorewe abatutsi. Kubijyanye n'ubukana bw'izi mbwirwa ruhame nibanze ku rugero rumwe gusa. Muri rwa rugendo rw'amakoni menshi akikira mwogo ukiri muri Muhanga, narayarenze ninjira Ngororero mu misozi y'isunzu rya Kongo Nile, ahantu neza naketse ko ariho havuye imvugo ngo u Rwanda rw'imisozi igihumbi, kubera iyo nahabonye. Aha ni mu murenge wa Kabaya.
Kabaya kizwi na bose nk'umuravumba mu duce twavugiwemo imbwirwaruhame zikomeye zatumye Leon Mugesera akurikiranwa n'inkiko. Namaze akanya mpagaze mu mucyamu ahasa no ku kibuga ku birenge by'umusozi wa Mugongo. Hari itaba rito uburyo kiliziya ya Kabaya, ariko harebye wagira ngo hari haragenewe kubakwa nka stade cyangwa se ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ni iruhande rw'ibitaro bikuru bya Kabaya. Ubutaka bushobora kuba bwaramize bungura imbwirwaruhame yabuvugiyeho ku itariki 22 Ugushyingo 1992. Hano abantu bari buzuye. Nukuvuga ngo aha mu kibuga hari hicaye aho mu nzego za emerenite no mu nzego za sederi. Ubwo nabo nizo ntera hamwe zabo ziri kubabyinira nizo nabo basederi. Ariko aha no mwibi biti hejuru. No mwibi biti hejuru. Hakurya hari uri kubona ku bitaro. Hari ibiti byakuze birebire by'izi ntusi za rufu. Abantu bari buzuye no hejuru. Nukuvuga ngo aha hakikije aha hose abantu bari buzuye reba nawe 16 n'abanyeshuri bari baje bonyine gushungera. Hari abantu benshi. Ni mukecuru Mukankiko Esperance. Iyi nama yarayirimo. Yabaye muri aka gace kuva ashatse umugabo mu 1978. Ariko ku butegetsi bwose bwa Juvenal Habyarimana yari umuyobozi wa cellule. Kuba muri Emerend kuri we nk'umuyobozi ntibyara amahitamo, byari itegeko. Nubwo yari umuyobozi nawe yagize ubwoba bwinshi cyane nyuma yo kumva ijambo rivuzwe na Dr. Leon Mugesera. Gusa ntiyarazi gikurikira. Ubu yambaye umudari w'umurinzi w'igihango nk'umuntu wabashije guhisha no kurokora abatutsi bahigwaga. Komine 6 zirimo Karago, Giciye, Gaseke, Lamba, Kibirira na Satinski bari bahurijwe hamwe muri iyi mitingi itari isanzwe. Dr. Leon Mugesera akimara kuvugira ijambo, hari ibindi byabaye kuri iki kibuga. Ubu cyubatseho kiliziya. Nathanael Bizimenyera yari ku murongo w'imbere muri iyi mitingi, kimwe n'abandi baturage benshi bari bazinduwe kugira ngo baze kwitabira mitingi. Namubazaga icyakurikira ijambo kuri iki kibuga. Maze Mugesera amaze kuvuga ijambo aho ngaho mitingi irangiye, yamaze kuvuga ijambo aho bamwe bakubitirwa ahangaha. Uretse no kuba wari umututsi niwo wabagusa nawe. Arabakwiswa ahangaha kandi bamaze gukubitwa n'ubwo jenoside yabaye muri 1994. Aho ijambo rimaze kuvugwa abantu bamwe barahapfiriye. Abo bapfiriye hari kwa imiryango yagiye zimangana uri n'ibyo bibazo hakugiye ngiyo. Kujya muri izi mitingi byari itegeko ry'ishyaka riri ku butegetsi MRND. Twaba tubisise ko batwe muze mujye muri mitingi, utaje muri mitingi bakaguhana. Baguhanisha gike? Intera muzaza kugusha amafaranga. Waba utagiye so ukavangura mu nzu cyangwa uragira gute? Kata. Ari bagayo cyangwa mu cyangwa ejo bundi. Bavuga kuboshye bakaza kubohoza mu gitondo. Kuboha byo byari iki? Baboshye ntabwo bari kwemera imerenite. Ariko n'abataragiyemo hari n'abagiye bifata n'agishyaka ndimo bajyamo. Byari kubwo nyine baboshye rero sinumva ko umusaza bw'abadetera bajya kumubohoza. N'umugabo muri funga witwaga Mugande yarashaje. Bari baramubohoje nicyo gende se bamubike ingofero y'imerenite hanga hasi cyo gihe. Yari muri modeli. Abamukuru n'ingofero y'umudeli mu mwambika ingofero y'imerenite hanga imbere. Ubwo nyine yarabohowe nyine bari bamubohoje. Nubwo ariko habaga n'izindi mitingi rurangiza mu gihugu hirya no hino zimeze nk'iyo ku Kabaya, harandi mabwiriza yihereye yatangwaga n'ubuyobozi bwa MRND ku rwego rw'igihugu. Amenshi murango yahabwaga abakonseye nabo bakayaha abaselile nkuko mukecuru Esperance yabitubwiye. Nari umuserire ariko ibintu by'ubuyobozi nta kwitwaza ngo umuserire, nta kwitwaza ngo umukonseye, hakoraga abo gusa. Bo nibo bakoraga. Abo mu mashaka. We nta cyaka bagiraga se? Twabaga muri umuyobozi wese wari we wese yabaga muri Emerenite. Mu kwa gatandatu kw'igihumbi 1992 nubwo hari aragiye amashyaka menshi, abataravugaga rumwe na MRND bose barahohoterwaga ndetse benshi bakitwa abanzi b'igihugu. Igice cy'ishyaka rya MDR cyakoreraga Benelux Nouvelle Neuve mu Bubiligi cyasohoye inyandiko mfitiye kopi yitwa Le MRND
et les violences au Rwanda. MRND ni hohoterwa mu Rwanda. Muri iyi nyandiko harimo ingingo nkuru eshatu bagiye basesengura imwe kuri imwe. Iya mbere yaragiraga iti MRND iri mu gihe cyo guhabura no guhahamura no gutsikamira abo mu mashyaka atavuga rumwe nayo. Ingingo ya kabiri muri iyi nyandiko yaragiraga iti hari ibikorwa by'ubushotoranyi n'iterabwoba bikorwa n'umutwe witwara gisirikare muri iri shyaka witwa interahamwe. Ingingo ya gatatu yaragiraga iti MRND igerageza gukoma mu nkokora ubwisanzure bwa demokrasi bikorwa n'ubutegetsi buriho. Iyi nyandiko yagenewe imiryango mpuzamahanga yakoreraga mu Rwanda, igenerwa umuryango mpuzamahanga, ugenerwa imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu, igenera abanyamakuru batandukanye hirya no hino ku isi. Muri iyi nyandiko hagaragaramo ingero nyinshi z'ibitero byiswe iby'ubushotoranyi byakozwe n'interahamwe hagati y'1991 n'1992. Mbere y'amashyaka menshi mu matora, ishyaka rya MRND ryari rukumbi. Mu matora ryahagarirwaga n'ibara ry'icyatsi kibisi. Guhusha ugatora ikijuju byari twayaga no gutora bagashyiraho ibintu bimwe batora icyatsi kibisi, watora ikijuju ukaba wanahasiga ubuzima. Hari ikijuju akaba n'icyatsi kibisi. Aho wibeshya kwa ikijuju wagiterera mu isanduku ukamenya naho wagiye bakakujyana kazafungwa kazagarurwa n'Imana. Nayo atari nk'itegeko nyine nta mashyaka gari gahari. Cyo bavuga ngo muyoboka twayoboka ganga. Bon, ndabashimiye cyane. Iki kiganiro ushobora kugisanga kuri YouTube wanditse ijambo inyanja twogamo, cyangwa se kuri web ya KT Radio wa@ktradio.rw. Wanyandikira kandi ukoresheje email inyanja twogamo @gmail.com, cyangwa se tugahura kuri page ya Facebook yitwa inyanja twogamo. Mugira ibihe byiza. Inyanja twogamo nakagaruka. Gendi Gentil Gedeo. RedBlue JD. Ndi umuntu wo mu kazu nagombaga kwiga. Nije narize ngarukira mu wa gatanu secondaire, ariko mu byukuri nje nize kubera ko nari mfitanye isano na ministre w'uburezi b'icyo gihe. Yarinde Colonel Sikarija Loise. Umuturage akaba yazenguruka akazagera no muri perezidansi ya Repubulika yarabuze urwego rumurenganura, kuko iki kintu cyo kwitwa kurenganura umuturage ntabwo cyari gifite umurego. Ikaze mu ishusho y'ubutegetsi bwo mu Rwanda mu binyacumi bibiri by'imyaka isoza ikinyejana cya 20. Ni inyanja twogamo hamwe na Gentil Gedeo kuri KT Radio. Iby'iki kiganiro byose bitangirira ku matsiko y'urugendo rwihariye rugamije ubukerarugendo nagiriye ku nzu ndangamurage yiswe iy'abaperezida mu Rwanda. Ubundi yahoze ituwemo na Juvenal Habyarimana wahoze ayobora u Rwanda. Aloys w'imyaka 55 yavukiye muri aka gace, ndetse nawe yibonaga nk'uwo mu kazu neza nubwo atari mu butegetsi. Ubundi uvuze akazu ni bwari ubutegetsi bw'icyo gihe ahantu bwari bukomoka. Umuntu kuvuga ngo yuvuze akazu n'abantu bari basa nkaho basangiye ubutegetsi, byumvikana ko hari abantu benshi bari batarufite uburenganzira bungana. Abanyakazi ari bo bafite uburenganzira buhagije kurusha abategetsi. Hari Colonel Nkundiye, hari Colonel Sikarija Loise, hari Colonel Bariyanga, hari Colonel Ngayinteranya, hari Colonel Sagatwa Eli, hari na Colonel Serubuga. Namwe mu mazina yibuka nkuko byumva bose n'abasirikare en crise. Ho banagaragaza amazina y'abavandimwe ba Gata Habyarimana, babyara be n'abandi bo mu miryango ya hafi bari mu myanya ikomeye cyane muri politike. Iki gitabo kikavuga ko bari intahegayizwa mu butegetsi kandi ngo bagiraga uruhare rukomeye cyane mu byemezo byafatwaga. Ni amazina atandukanye arimo abasirikare bakuru, abaministre, inzego nkuru za leta n'abayobozi ba za prefecture. Kugira ngo nshira amatsiko ariko y'ibyo nasomye mu bitabo, nafashe umuhanda mushya w'ibirometero birenga 98 Muhanga Ngororero. Nturamara imyaka 6 utashywe. Nuko nerekeza mu karere ka Nyabihu mu ntanzi z'urwo rwa
Habyarimana Juvenal njya kuganira n'abaturage bahatuye ngo wenda hari bandusha byinshi kuri bijyanye n'akazu. Uwo naganiriye nawe bwa mbere ni Yamuremye, inoti imwe rukumbi y'igihumbi cy'amanyarwanda yari ihagije ngo ntemberezwe inzu yose. Nanyujijwe ahantu hatandukanye kandi yahishe byinshi udashobora kwisobanurira, ariko hari icyumba nanyujijwemo cyegereye urwogero runini rwo hanze. Nuko nsobanurirwa ko icyo cyumba ari icyumba cyari kihariye cyaberagamo inama z'akazu. Ni akazu? Bati cyane akazu. Abo? Mu bitabo bitandukanye birimo na Mission d'information sur le Rwanda bagaragaza ko akazu kari agatsiko k'umuryango wa Habyarimana na bamwe mu muryango wa Habyarimana bari ibyegera bikuru by'ubutegetsi, ndetse iki gitabo kikavuga ko aka gatsiko kasaga nakikuye umutungo munini w'igihugu, ari nako kafataga ibyemezo bikuru by'umurongo igihugu kigenderamo. Nanone nko mu gitabo cyitwa L'Afrique des Grands RedBlue JD amateka y'u Rwanda cyane cyane politike nayo ni inyanja ngari. Gutsikira gato ku ngazi ushaka kwambuka ako kanya wisanga imuhengeri. Politike ishingiye ku bitekerezo by'ishyaka rimwe rukumbi imyaka hafi 20. Ishyaka ryameze ko ryari rimwe, harandi mashyaka yari ahari. Twayaga no gutora bagashyiraho ibintu bimwe batora icyatsi kibisi, watora ikijuju ukaba wanahasiga ubuzima. Amacakubiri ashingiye ku bwoko yagejeje abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ibwiriza ryavuye ku rwego rwa emereniti, ni ibwiriza ryatangiwe na Mugesera ahangaha, ni naryo ryabayeho ryarurangiza ashishikariza abahutu ababwira ko umututsi ari inzoka. Guheza bamwe no gutonesha abandi mu mashuri hashingiwe ku cyene wabo n'akarere. Iringaniza